uyu munsi Espagne isohoye ivuga kuri Kayumba Nyamwasa wenyine. Kayumba Nyamwasa utakivuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Omeze akunda kagarukaho nyuma. Ariko Tshisekedi ajyanye portefeuille muri UN ngo bemeze genocide yakorewe abanyekongo na Espagne yongera kuzamura ikirego, ariko none ikizanamo Kayumba Nyamwasa wenyine. Impamvu mpereye aho ngaho nuko reka twongere twizere ko mumeze neza cyane mwese mukuri ibiganiro byacu kuri KOP. Turabasuhuje nako kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu uyu munsi. Murabona yuko nanone twagarutse dufite byinshi byo kuganira kuri KOP. Murabizi ko byose ibiganirirwa ahangaha biba bigamije gusiga amasomo y'ubuzima, ni ibitekerezo by'umuntu bwite, ariko nawe bidakura yuko nawe ushobora kuduha ibitekerezo byawe muri comment nyine tugasangira ibitekerezo kuri topic runaka tuba turi kuganira ahangaha. So uyu munsi mu Rwanda turaryohewe, tumeze neza rwose, turashima Imana yaduhaye igihugu ikaduha n'abayobozi beza. Dufite igare biraryoshye, bimeze neza, abaturage barasa neza, bari ku muhanda, bari gufana, bari kugigikira igare n'ama equipe yabo bafana, ni ibintu byiza. Ariko kandi nanone hari inama yabaye ya UN General Assembly cyangwa se UNGA, ni inama yaririmo ibihugu bitandukanye ku isi, ariko ni inama nanone yavugiwemo byinshi, yavugiyemo imiriro. Reka turebe bimwe mu bintu byinshi cyane bifite aho bihurira n'ino nama ndetse n'ibindi byagiye bibanza mbere yaho. Twifashishije uno mubyeyi n'ubundi agire comment cyangwa se agire nawe icyo tubwiraho. Reka turebe Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, arasaba UN cyangwa se umuryango w'abibumbye ko bemera ko muri Kongo naho habaye genocide. Icyo ni kimwe. Ikindi, abantu bakurikira inkuru z'ubutabera babonye inkuru ivuga yuko igihugu cya Espagne cyangwa se Spain cyabyukije ikirego cya Nyamwasa Kayumba. Uyu nguyu abantu baramuzi bamwe na bamwe, ubu ngubu ntago akiba mu Rwanda, ni general, ipeti rye narindi kuyo kandi ni general Kayumba Nyamwasa, yuko nawe yakurikiranwa. Abantu bakurikirana none European Union cyangwa se ubumwe bw'Uburayi mweruka kumva inkubiri yabo, ngira ngo na nyakubahwa Honorable Nduhungirehe yabikomojeho arabasubiza, n'abandi bantu batandukanye bagiye babigarukaho bavuga yuko bagomba kurekura Ingabire Victoire. Kwibaza donc ibyo wibajije nibyo nanjye nibajije, niyo mpamvu agiye kuduteraho comment mu kanya gato cyane. Uretse ibyo ngibyo, ubu ngubu mu Bufaransa hari kubera urubanza. Urwo rubanza umuntu arateramo ikirenge cya mbere kugira ngo mu by'ukuri aze areba atanga fact cyangwa se yiregura cyangwa se abasubiza ku byo abazwa, akaza avuga ati ahubwo u Rwanda ntigwakabe rwakira amagare. Ugahita wibaza nyine donc urubanza rw'ukekwa cyangwa se rw'ukurikiranyweho uruhare rwe muri genocide yakorewe abatutsi muri 1994 no kubihuza no kuba twarakiriye UCI, ukahita wibaza nyine ahantu bigomba guhurira. Hari akandi kantu nabonye kameze nk'aho arimo kwivuguruza cyangwa se kuvuguruzanya. Umuyobozi wungirije wa UN we aravuga ati nemera ko u Rwanda rwaba rufasha M23, atariko kandi nanone nemera ko M23 ari abanyekongo. Bitandukanye n'ibyo Kongo ivuga yuko aba M23 ari abanyarwanda, ari RDF iri ku butaka bwo muri Kongo. Tshisekedi akanasaba yuko bagomba kuhava. Ni byinshi turi buze kuganira. Mwanabonye ijambo rya nyakubahwa Honorable Nduhungirehe yavugiye hariya muri UN avuga yuko ku kijyanye n'umutekano ndetse n'iterambere bya buri gihugu nta bantu bagomba kubisaba abandi. Ku kijyanye n'ubusugire bw'igihugu icyo ari cyo cyose nta bantu bagomba kubisaba. Buri gihugu cyose kigomba kugira ubudahangarwa n'ubusugire, kandi yanagaragaje yuko u Rwanda kuva umunsi wa mbere bitewe n'amateka u Rwanda rwanyuzemo kubera genocide yakorewe abatutsi muri 1994 byadusigiye isomo nk'abanyarwanda, ariyo mpamvu bagomba gukora ibyo bashoboye byose akarere, ariko bihereye ku Rwanda muri rusange hose hagomba kuza amahoro. Umeze ute?
ndaho Eh. rwose ni byiza Mm. igare rigeze kure ariko igare ryavugishije abantu benshi Mm. ibyo bintu byose uvuze ngushimira kamere ku kanyuma wikote Mm. ari twita y'uwitwa Christophe Rigaud Mm. avuga ati Viviane Van de Pere Mm. Viviane Van de Pere représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU yagize ati Mm. les M23 tout le monde le sait qu'ils sont soutenus par le Rwanda mais ils sont congolais c'est donc un problème intra-congolais et régional uyu Viviane wungirije umunyamabanga mukuru wa ONU aragira ati isi yose izi ko M23 ifashwa n'u Rwanda ariko nanone M23 ni abanyekongo bivuze ngo ni ikibazo hagati y'abanyekongo ariko kikanaba icy'akarere ibi yabivuze muri ino minsi ari kuba inteko rusange ya ONU turi kwakira amagare byiza cyane n'inteko rusange kongere ya UCI yateranye ejo ku nshuro ya 194 ibera mu Rwanda. UCI ni ubwa mbere isiganwa ribereye mu Rwanda bigoranye bivuze ko byaciye mu nzira nyinshi kandi u Rwanda nk'uko isi yose ibizi rwaciye mu bibi byinshi intambara na jenoside yakorewe abatutsi ariko kugera aho rwiyubaka ku buryo rubu rwa mbere muri Afurika mu kwakira UCI ntabwo byashimishije benshi kubera ko hari ibihugu bitaciye mu nzira nk'izo u Rwanda rwaciyemo byo bitabashije gutoranywa ngo byakire rino siganwa ibyo rero bitera ikibazo bitera ikibazo abantu bamwe mpereye kamere hagati wigeze kuvuga ku rubanza rwa Dr Munyemana Sostene. Dr Munyemana Sostene ari mu kuburana mu rukiko rw'ubujurire rwa Cour d'assises ubujurire bwa Cour d'assises donc mu Faransa no mu Bubiligi bagira systeme yo guca imanza z'ibyaha biremereye zigacibwa n'inkiko za rubanda. Inkiko za rubanda ni urukiko ruba rugizwe n'abantu badasanzwe ari abacamanza batoranywa mu baturage bose mu buryo bwo tirage au sort nko gutomboza. Rero habaho ntuza urwibanze Cour d'assises yibanze na Cour d'assises yisumbuye ariho bajuririra. Munyemana rero muri ukekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu gice cya Butare cyane cyane Itumba niho bakunda kuvuga. Ubwo rero mu rwibanze mu rukiko rwa Rwanda rwibanze Cour d'assises de Paris yari yamukatiye imyaka 24 ategetswe gufungwamo 8 arajurira. Ibyaha yashinjwaga bari bamuhamije harimo ibyaha byibasira ibyo ku muntu harimo kujya inama zijyanye no kwica attente participation à la préparation inama zavugirwagamo ubwicanyi. Impamvu mpereye aho ngaho nuko urwo rubanza rwatangiye mu matariki 16 UCI itangira kuri 21 ariko benshi mu baza gutanga ubuhamya muri urwo rubanza babanza guhita bavuga ngo u Rwanda urumva nyine muri urwo rukiko kuko nyine nigeze kurubamo mu Bubiligi iyo uje umutangabuhamya wese batangira kumubaza umwirondoro yakanamaza nuko azi u Rwanda. Uhageze rero duhereye kuri ambassadeur Swinini wahoze ari ambassadeur w'Ububiligi mu Rwanda acyajya yise avuga ati ndatangaye kuba u Rwanda rukwakira UCI ati kubera n'ukuntu benshi bavuga ko ngo mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu buhari nta kintu nako wa mudepite kazi wo mu Flamande yavugaga avuga ati icyo bise ngo sport washing donc gukoresha siporo kugira ngo boze isura ngo igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Urumva harimo kuvanga urumva ntawe bihuriye n'urubanza kuba baguhamagaye ngo utanga ubuhamya ugahera kuri UCI ibyaha biba nta UCI yari hari baburana mu rwibanze nta UCI yari hari ariko bihita byerekana kandi kantu kuko uwo ni Umubiligi Swineni ni Umubiligi bigakwita kuri wa mudepite wo muri Flandre ariko ukomoka muri Congo Mutebere
bigakubita kuri wa munyamakuru washatse kuza mu Rwanda ku ngufu, atari umunyamakuru wa siporo azanywe na politiki, yanasoza nk'uko Nduhungira yabivuze agahita ajya muri press conference akavuga ati nari mfite gahunda yo gukora inkuru icalenjinga ya critique ku butegetsi bwa Kigali. Icyo urumva ntaho bihuriye, ariko ibyo bintu byose wavuze biri muri interval itarengeje iminsi 30. UN Assembly iri kuba uyu munsi. Tshisekedi ajyanyeho portefeuille irimo gusaba UN ko yemeza ko muri Kongo habereye genocide. Abanza n'inama y'abanyekongo baba hanze, nubwo harimo abagiye bakumirwa kwinjira, hanyuma afite iyo gahunda yo kubwira Assemblée Générale ya UN ngo yemeze ko muri Kongo habaye genocide. Ariko ubwo bizasaba definition, gusubiramo ibiranga genocide, gushaka gukuraho abantu burundu cyangwa igice cyabo uhereye ku bwoko, uruhu, idini, inkomoko, bikabanemeza ko bitegurwa na leta. Ubwo Tshisekedi ajyanye iyo portefeuille. Ejo aba Espanyol nabo bati tuzamuye dossier ya General Kayumba Nyamwasa ku byaha yakoreye mu Rwanda, harimo ubwicanyi, bavugamo aba Espanyol 5 n'abasenyeri banengira ngo b'Abanyarwanda. Ariko iyi dossier yigeze kubaho na mbere, harimo urutonde rw'abantu benshi bavugwaga mu ngabo z'igihugu, bavuga ko Kayumba Nyamwasa ari watanze ayo mabwiriza. Uyu munsi Espagne isohoye ivuga kuri Kayumba Nyamwasa wenyine. Kayumba Nyamwasa utakivuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Omeze akunda kagarukaho nyuma. UN Union Européenne, inteko ishinga amategeko ya Union Européenne nayo mu minsi yashize yari imaze kuvuga ngo u Rwanda rurekure Victoire Ingabire. N'inteko y'u Rwanda nayo irayisubiza. Kandi Ingabire mu byakurikiranyweho harimo ifitanye isano n'umutekano, guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko Ingabire Victoire imbere urabyibuka intandaro yatumye afatwa muri 2010 akiza 2010, nuko yageze kurwutsa akavuga ngo urundi ruri hehe, ngira ngo nk'ibyo ashaka kuvuga ko hari urundi rwibutso rw'abandi rw'abahutu rwakabaye ruri iruhande rw'urwo ruhari, ashaka kwemeza ko habaye double genocide. Union Européenne, inteko ya Union Européenne irasaba ko afungurwa uwo muntu. Uri kubyumva? Hanyuma ubwo ibyo byose wabihuza bibaye mu gihe kimwe, ngenda bifashe nka attaque, nko kwataka ubutegetsi bw'u Rwanda muri za ndabyo ruri gufata ko kwakira UCI ari urwa mbere muri Afrika, rukakira inteko rusange kongre ya UCI ibaye ku nshuro 194 ari ubwa mbere muri Afrika, marigire amateka mabi. Isi yose ibindi bihugu byasabye kwakira UCI 2025 barabyangira. David Palopatien, ibintu nk'ibyo Palopatien, umukuru w'igihugu yanamushimye kuba ataragendeye kuvuga ngo gusempatiza, gukundirana ngo nibijya aha akemera ko biza mu Rwanda. Ariko ibyo bintu iyo bihuje bikazira rimwe, ni nko kumva ngo nibyo nise attaque. Iki kiganiro ndagira ngo abantu bafite aho bahuriye no gusobanura iby'u Rwanda, abadiplomate, abashakashatsi ba nyabo, abasesenguzi b'ibigango, bakore contre attaque kuri ibi biri kubera icyarimwe. Inteko yamaze gusubiza, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaze gusubiza kuri EU Parliament. Sinzi niba uko byakiriwe, ariko Tshisekedi ajyanye portefeuille muri UN ngo bemeze genocide yakorewe abanyekongo, na Espagne yongera kuzamura ikirego, ariko none ikizanamo Kayumba Nyamwasa wenyine utakivuga rumwe na leta. Aho ruzingiye ni hehe? Aho bihurira nuko Kayumba Nyamwasa utakivuga rumwe n'ubutegetsi, Tshisekedi, Kayumba Nyamwasa na Tshisekedi bose n'abanzi b'u Rwanda, sibyo? Tshisekedi arashaka ko genocide yemezwa, Espagne igashaka ko Kayumba Nyamwasa ashinjwa, ahamywa ibyaha bya genocide, kandi atakivuga rumwe n'ubutegetsi. Aho bishobora guhurira rero ni hehe?
Tshisekedi na Espagne nayo iri muri Union Européenne. Abyumvise Tshisekedi kuko afite amafaranga, afite amabuye. Kayumba Nyamwasa nawe ntakiri mu Rwanda, afite ishyaka, afite iyindi myumvire ya politiki itandukanye n'iy'u Rwanda. Ngira ngo higeze kuba icyitwaga P5 cyarimo RNC na FDI ya Ingabire Victoire, kandi byaberaga muri Kongo. Tshisekedi avuganye na Espagne ngo bongere bashake Kayumba Nyamwasa bamuburanishe, yaba hari yaba adahari, ibyaha bimuhamye. Sasa aho ruzingiye, ibyaha bihamye Kayumba Nyamwasa wari mu ngabo z'igihugu akagera aho aziyobora, byaba bivuga ngo ibyamuhama byahama na za ngabo. Ashobora kubyemera cyangwa se ntabyemere, cyangwa se bikamuhama, ariko connivence ya Tshisekedi niyo systeme judiciaire espagnol, cyangwa se bagaca kuri Kayumba Nyamwasa ati uzabyemere tuzaguha ibihano byoroheje, cyangwa Tshisekedi akavuga ati nzagushakira ubuhungiro, nzaguha amabuye, genda ubyemere. Kuko kubyemera kwa Kayumba Nyamwasa egal kwemera ko ingabo z'igihugu zicanaga, bikaba bivuga ngo na Tshisekedi arabona icyo azamukiraho, ati dore n'uwaziyoboye yemeye ibyaha cyangwa ibyaha byamuhamye, bikongera bikaba bivuga ngo niba Kayumba ahamijwe ibyaha, bikaba bizamura kandi kantu na Kiliziya Gatolika, kuko mu bantu 9 Espagne iri kurega ikurikiranyeho Kayumba Nyamwasa harimo abasenyeri 4. Ubuzamuye kandi kantu kuri Kiliziya Gatolika. Urabyumva? So ibi rero uru ruhurirane ntabwo ari mu myumvire yanjye, ku rwego ndiho ruciriritse, mu myumvire yanjye ntabwo ari coincidence isanzwe. Icyumweru kimwe Union Européenne, Parlement ya Union Européenne ati murekure Victoire, iki UN Assembly yateranye, Tshisekedi azanye portefeuille ngo bemeze genocide yo muri Kongo, hanyuma na Espagne nayo yongeye kubura dossier. Iyi dossier yaherukaga kurebwamo nko muri 2014. So kubihuza rero danjirimo cyane niyo kuba Kayumba Nyamwasa atakiri kumwe na leta y'u Rwanda. No, Tshisekedi na Kayumba Nyamwasa bahanganye na leta y'u Rwanda, kandi bose harimo genocide. Umwe gusaba y'abanyekongo, undi gushinjwa iy'Abespanyol, ubwicanyi bw'Abespanyol n'abasenyeri byabereye mu Rwanda. So biragoye rero, impamvu mvuga ngo abantu babiganireho, barebe ikibiri inyuma kuba byahuriranye, nuko bihamye Kayumba na dossier ya Tshisekedi yabiri mu nzira zo kwemezwa, kuko no muri Kongo Kayumba yarwaniyeyo. Uri kubyumva? Mvuga ngo Kayumba bimuhamye ko hari ubwicanyi bwakorewe mu Rwanda, Abespanyol 5 nabo basenyeri 4 bikamuhama, ugasanga muri dossier ya Tshisekedi wenda no muri Kongo hari aho avugamo Kayumba nabyo bikamuhama. Byaba bivuze ngo muri rusange, byaba bivuze ngo hari indi genocide itarakora abatutsi iri muri kano karere, kandi igizwe mu ruhare nabo Kayumba Nyamwasa, kuko Kayumba Nyamwasa ibyaregwa yabiregwa nk'uwari umusinzi. Harya nta kindi gihugu duturanye kigeze nacyo gusaba UN ko atari Kongo ko yakwemeza ko habayemo genocide? Oya, ntago ndibuka muri kino gihe cyetse mbere. Kongo cyane niyo ihora na madosi ameza atyo, arimo iyazamura kubera okaziyo. Niyo mpamvu ngubwira ibi bintu byose nta gishya kirimo, usibye wenda UN kuba yarateranye, ariko ibindi Tshisekedi ibyo ngibyo ahora bivuga. Iyi dossier y'Abespanyol niba yitwa babitaga uwo mu procureur wari yirekuye, niba ari André Wunde, donc yari yararyamye irongeye irazamuka. Ibi dossier biryamye bari byinshi, ariko iyo bigiye, iyo ababimanaginga bagiye inama ngo twongeye tubizamure rimwe, haba hari ikindi kintu kubangamira iterambere ryihutaga,
kuyobya uburari abantu bagatangira gutekereza abatekerezaga iterambere bagatangira gutekereza muri ayo makontra atake ndi kuvuga kwanduza isura y'igihugu cyakiriye UCI ari icyambere muri Afrika. Ibyo ni byinshi abantu baba bapanze. Urabyibuka nk'igihe cya Cogamenda kuba habaye uturu twishi harimo nyirango na cya gitero cyo mu Kinigi n'ibindi bintu biba bivugwa. So UCI yasa naho yakanguye abantu ibereka ko u Rwanda no kuba harabaye réussite kuri UCI hari benshi baba batabyishimiye ahubwo bagatangira kuvuga ati nubwo bimeze bitya nubwo bimeze bitya iyo bavuze ngo babangamira uburenganzira bwa muntu bagatangira kubyutsa zose z'umugenerali wari ukuriye ingabo bagatangira kubyutsa dosiye zo kujyana muri UN. Ibyo byose bikabera mu gihe kimwe biba bisaba nanone izindi mbaraga zo guhangana nabyo kugira ngo hatagira utwara ubutumwa butari bwo. Donc izihe mbaraga? Imbaraga za diplomasi cyane imbaraga z'ubushakashatsi, imbaraga z'ubusesenguzi, kwerekana umurongo atari buri lokale kuko ibyo byose byinshi bibera hanze. Bikeneye ko EU parliament ibwirwa icyurukuri ibiriho nibihe. Bikenewe ko UN imenya ngo iyo dosiye umunsi Tshisekedi yagejeje ku meza bakamenya ngo genocide pariki contre ki, ni bande bicwaga, ninde wabicaga, ku mabwiriza yande, kubuhe bubasha, ese hagamijwe iki, kurimbura burundu cyangwa kurimbura igice. Ibyo byose abantu bagomba kugenda hakaba makuru shima abantu nubwo bamwe batemerewe kwinjira, abantu bahagarariye M23 muri diaspora yo muri ku mugabane wa Amerika n'abandi bashatse kujya muri iyo nama ya Tshisekedi na diaspora kongoleze bagamije kugira ngo berekane ko iyo projet itariyo. Ariko bamwe bangiye kwinjira, nagiye byumva mu itangazamakuru ngo bagiye bareba ngo bakareba izina ngo bagasanga ngo ntago ari Rinyekongo bakareba morphology bagasanga ubunyekongo bakabunenga, bakareba izina ngo bagasanga ririmo ikinyarwanda, uwo muntu bakamukumira kandi ari abanyekongo. Bumvise ko secrétaire général adjoint wa UN Viviane Van de Pierre nawe yemera ko M23 ari abanyekongo, ariko Tshisekedi sibyo yemera. So hakenewe nanone ayo makuru nyine yo kugira ngo bakontrokare ese ibyo Tshisekedi afite mu mushinga we ibyo avuga, kugira ngo haboneke abatanga yindi version nzima. Bitabaye abantu basinziriye byagira. Kandi iyo dossier ya Kayumba Nyamwasa y'Abespanyol yo iri danger cyane. Iri danger. Oui. Kayumba byemeye cyangwa akabihamwa, byahita bivuga ngo yabikoze nkandi. Wabyumva? Yabikoze nkandi. Icyo gihe yari indi. Bya bindi bivuga ngo icyaha ni gatozi, kandi n'ubundi baravuga ngo niwe watanze amabwiriza, ntabwo ruvuga ngo niwe wabishe, ariko bashaka kumushinja kuba yaratanze amabwiriza y'iyicwa ry'abo bantu Abespanyol 5 bakoraga mu mawe ngira ngo nabo basenyeri bane. So gutanga amabwiriza rero urumva ni ukuvuga ngo na administration kuba ufite abuha amabwiriza ngo mukora iki akagikora. Ibyo rero byaba bivuze ngo byaba ari icyasha ku ngabo yarimo n'igihugu zarwaniriraga zari zihagarariye. Iyo ni danger kandi biragoye kumumetriza. Kuba atakivuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uburyo Tshisekedi akora rero n'uburyo agenda atanga abantu abaha ibirombe amafaranga ibiki, ashobora no kumubwira ati nzaguha ahantu ho gucukura cyangwa ahantu abantu bawe baba, atari ko akabyemera cyangwa urukiko rukanabimuhamya. Bimuhamye rero byaba bivuze ikindi kintu kigali. Ntabwo ari we wenyine icyo gihe ku byaha Kayumba Nyamwasa yaba yarakoze mbere yuko atandukana na leta y'u Rwanda. Ntabwo kuko yabaye chef d'état major, Lieutenant General, iryo peti yaryambitswe na leta y'u Rwanda. So byaba bivuga ngo ibyo yakoze akihari biragira nisano n'itsinda yabarizwagamo. Aho rero biragoye. Urakeka ko yaba ari Tshisekedi ubiri inyuma? Ntabwo ndi gukeka, ngewe ndahamagara ariko byashoboka.
Tshisekedi ntacyo atakora ahantu nagiriye impungenge nuko iyo manda dare mbere yarimo abandi bantu none ubije iri kuri kutakiri kumwe na leta y'u Rwanda bivuze ngo kugira ibyo bamwemerera ubuhungiro ubuzima bwiza amafaranga ibirombe noneho akigusha muri penalty byaha bikamuhama birahita bitanga isura akemera kwicisha umutwe se umutwe iyo hajemo nibyo nkubwira ngo iyo hajemo diplomasi ashaka kuburana abantu ntabwo se ntabwo abantu benshi bagenda barakatiwe urwo gupfa barahari Corneille Nanga ntahari se Kabila se ntahari nzakwereka undi musaza ikibungo se abantu bakatiwe urwo gupfa baba bahari ariko bafite ubundi buryo babaho nta bantu baba bafite mandat d'arrêt international bavuga ngo uzamubona wese azamufata ariko ntafatwe afite umuha ubwihisho so rero ashobora gukatirwa umutwe wo ntago bawuca kuko inkiko z'Iburayi ntago no mu Rwanda ntago bawuca bagufunga ariko n'ubundi n'ubuzima bayo donc navuga nyine kwicisha umutwe nko gufungwa nyine donc ni terima no ariko nose ubuzima bayo ubwo si nko gufungwa ariko ashobora kubyemera cyangwa bikamuhama atabyemeye ariko akaguma mu buzima yararimo cyangwa hari haciyemo agakino na Tshisekedi agahindura ubuzima akabona amafaranga akagira gute kubera ko kubyemera uko yashoboraga kubihakana mbere akiri mu ngabo z'u Rwanda yashobora kuzihakana kugira ngo n'igihugu kitagira isura mbi urabyumva ubu rero ashobora kubyemera kuko nawe isura mbi y'igihugu cye ayigiramo inyungu akemera ibitari byo ntabwo uvuga kubyemera we ku giti cye bikamuhama kandi ushobora kumuhama bitari byo ariko wenda atashatse abavoka bafatika ariko wenda atanaburanye ariko bimuhamye bihita bigira ingaruka ku ngabo yayoboye n'igihugu cyazo ariko ubutabera mpuzamahanga bw'abazungu sintekereza ko bwakora lobbying oya mosheri nukoroshya ibintu maidia Uburayi ahantu bugeze uno munsi kubera intambara ya Ukraine no kuba butariyubatse militeroma bucungira kuri Amerika no kuba nka uyu musaza uvuyeho muri Amerika Joe Biden byasaga naho ari cooperative naba ariko Trump warahinduka buri munsi iyo urebye uriya mudeputekazi wo muri Flandre ukareba n'uwo mwanzuro w'inteko nshinga amategeko ya Union Européenne jadyeharere afasha ngo ntibagira bate no iyo bintu byajemo politike inzira zose bazinyuma bo ukuri ntibakuzi ko ibi Tshisekedi aba yivugisha ari amatakira ngo yari amaco y'inda ariko aba yabahaye ibintu niyo yabihimba barabizi benshi ko abihimba nta nubwo yakabaye yavuga jenoside ejo bundi hari umuntu waduhaye komantere ngo najya kuvuga jenoside ya mbere muri Kongo iramutse ibaho yashinjwa Ababiligi kuko binjira Kongo ntago bari boroheye abanyekongo kuki se yaba yirengagiza ibyo akavuga ibyabaye inyuma Tshisekedi ni opportuniste kandi muri politike byose ikitanga opportunité cyose umuntu aragikoresha so rero abanyaburayi ayongeye akabaha imbaho akabaha amabuye bakongera bakagira imbaraga muri Kongo ntacyo batamukorera nkuko na Trump nawe nubwo Trump we bucya akabivuga ati byagenze bitya baraje barambwira ngo ninze ncukure ariko muze Trump ntabwo yahita bivugiraga bati bari kumbwira ngo barampibuye baranyinginga none uvuga ngo hariya ari umuyobozi w'Uburundi yeza ngo ubukungu buharisha donc ibi Kongo byo byahindura mindset y'abantu benshi bigatuma nabyo bituma isi isa naho ibaho mu kinyoma kubijyanye na Kongo kubera ko wakavuza ukuri yisanga ariko yahakishwa muri iryo buye mu biki akantu nibagiye gatoya ntuza kera mu gihe cya print hakiriho ibinyamakuru umuseso umuvugizi ibyo bintu bisohoka by'Abespanyol bashyizeho ifoto ya Kayumba Nyamwasa abantu batari se finalement abantu bose ni Kayumba babishe urumva ko bashyizeho ifoto
isa naho ihagarariye bose abantu bose ni Kayumba Nyamwasa wabishe. Donc urumva ni dossier iri en suspens, kandi muri diplomasi ibi dossier biryamye ni byinshi, isaha yagera bakongera akazamura, yagera bakakimanura, yagera uzarebe uza tracking urebe imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa ukuntu yagiye izamuka from Mitterrand wari inshuti ya Habyarimana na Chirac wari nka brother wawe, ariko nyuma ya Chirac haza Sarkozy abayikojeje i Kigali nk'umunsi umwe arataha, haza uyu ushize François Hollande, ariko Macron iragira. Urebye ama episode kuri abo perezida bose uko u Rwanda rwari rubanye n'Ubufaransa, umuriro warakaga. Byatangiye korora kuri Sarkozy, yabitangije Hollande abasimba jene ntiyabizambye ntiyanabizamura, Macron arabinoza. So rero muri ariko bimwe biba bisaba gusa kugira ngo imibanire y'ibihugu itera imbere, bisaba buri ruhande kwigomwa. Mwigomwe iki natwe twigomwe iki, muradufasha iki natwe tureka iki, uri kubyumva? Donc niko politique na diplomasi by'ibihugu, imibanire y'ibihugu irakura, ikagwingira, ikazamba, igapfa, urabyumva? Bitewe n'ababirimo, kuko ibidosiye biba bihari. Nk'ubu iyo urebye ifashe urugero kugira ngo imibanire y'u Rwanda n'Ubufaransa bigeraho bicayuke bimere neza, byabaye ngombwa ko Macron ashyiraho abashirisheri 13, abadogiteri, abaprofesa bakora ubushakashatsi mu Rwanda bumara imyaka 2, batanga raporo y'amapaje 1200, bagenda berekana buri kantu. Iyo yari inzira nziza, kuko mbere byari biriho yabaga ari ankete y'icyumweru y'ukwezi y'amapaje 30 bakora, kandi wenda yakozwe n'abantu nabo, ariko yabo yari kure na Vincent Duclerc, abashakashatsi 13 basohora ikiraporo. Hanyuma hari n'abandi bamize bo bari babiri b'Abanyamerika nabo bari bangajwe na leta y'u Rwanda, na Macron yashyizeho iye raporo zisohokera mu gihe kimwe. Izo raporo zimaze gusohoka après amezi 2 nibwo Macron yaje mu Rwanda, kandi ahava afashe umwanzuro. Icyo gihe abantu bamwe bavugaga nta mbabazi yasabye, ariko yafashe umwanzuro avuga ngo nta muntu ukekwaho jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uzabona ubwinyagamburiro mu Bufaransa. Aragenda ashyiraho amafaranga, nyuma y'igihe gito yamaze nk'ibyumweru biravuye mu Rwanda, batangira gufata abandi bantu bakekwaho jenoside, yongera imanza. Haviriye hano dutangira kubona imanza nk'ebyiri mu cyumweru, ko bari bafite amadosiye agera muri 40 nangahe, tukabona nk'ebyiri mu cyumweru. Ariko ejo bundi ambasaderi yatubwiye ko bafite ubushobozi bwo kuburanisha imanza enye. Nabivuze mu cyumweru ya mu mwaka. Ubu Abafaransa bageze ku rwego rwo kuburanisha abakekwaho jenoside yakorewe Abatutsi 4 imanza enye mu mwaka. Ku buryo nk'umwaka 2026 harimo 3. N'urunguru ruri kuba uyu mwaka mu bujurire. Ubutana bwo azabura ubujurire 2 n'undi uzabagize bushyashya. Ibyo byose nuvuga ngo nkwereka uburyo imikurire y'imibanire y'ibihugu, relation bilaterale, diplomasi, donc birakura cyangwa bikagwingira, birya nk'umuntu bitewe n'icyo babigaburiye, biragwingira, byaterwa n'icyo bigaburiye bigakura cyangwa bigapfa. Ariko byo birazuka, ntabwo ari nk'umuntu bigira bikazuka. Hari amakuru ntabonye umwanya wo kuverifya, ntari kumetiriza neza. Uvuze kuri Macron nibuka hariya ngo ubwo na Deviano nahavuye, sinzi nimba nta kuniganyije. Oya nta birenze. Hariya ngo ari muri Amerika. Ariko uwo mudamu Viviane iyo mvugo ye nayo wumvise ko iri tricky ukuntu. Bavuga ngo isi yose yemera ko M23 ifashwa n'u Rwanda, ariko ikanemera ko M23 ari abanyekongo. So ngo donc ni ikibazo hagati y'abanyekongo, ariko kikaba ni icy'akarere. Umuntu wa UN yavuze atyo, Tshisekedi aba yahageze. Yemera ko ari hagati y'abanyekongo, ariko akanemera ko kiri regional. Ngaho mbaza ibintu harugiye. We na gaciye muturi gusoza. Ejo bundi ngo Macron ari muri Amerika ngo yafungiwe ahantu, byagenze bite? No, yabuze ko yafungiwe inzira. Ntabwo yafunzwe, yafungiwe inzira.
yafungiwe inzira ahamagara Trump aravuga ati nyine reka manze mpite bon ibyo nta kintu iyo si inkuru irimo inkuru nakano no bagomba kumenya kabagaciro iwanjye suko ahubwo amakuru arimo nuko UN nubwo ari yisi USA iyirusha imbaraga kuko yicumbikiye uranyumva muri iriya nama icyakabaye priority yakabaye Guterres niwe ukomeye muri iriya nama ariko Trump niwe ugikomeye kuko ibera mu gihugu cye so ni nko kuvuga so navuga guke tugeze kugira igihe abantu mu mikorere urabizi ko RMC ihagarariye ibitangazamakuru byose itangazamakuru ryigenzura abanyamakuru aba leta n'abigenga n'ibigo sitanga na ntuza ariko bajya kugira nka MC cyangwa n'undi ushaka gupresenta cyangwa no muri protocole ukabona RBA bayigize nkaho ari igitangazamakuru gisumba ibindi kandi nacyo kiri under RMC so ubwo rero niko Trump mu nteko ya UN abameze asumba abandi ba president kuko biri kubera mu gihugu cye nicyo cyatumye akatanuza protocole ya UN niyo yagomba kubyorganiza ikavuga ngo Trump arasohoka iki niki harakurikiraho Macron bakabipanga ariko urumva protocole ya Trump yamize ya UN cyo c'est normal nta nubwo ari na Macron wenyine nundi ariko na Trump yagiye kuzamuka nuza escalier ziribana we na madame arabireba gutya n'ubu numvise abavuga ko yatangije enquête kumenya ngo abatekinisiye bari babirimo ni bande byaturutse kuki ibyo rero utwo n'ama incident ntabwo byabura ariko ntabwo twavuga ngo Macron yarafunzwe buriya nuko urasiwe wenyine hanyuma se umwami ninde uyobora ubwongereza Charles wa gatatu arahira se ntabwo abaperezida bagenaga na kwasteri uburemere bwa evenoma buhindura bushobora gufata uwahekwaga akigenza niba umuntu wenda imodoka ye yabaga iparitse mu muryango waho yicaye ariko kubera parikingi ntoya ukaba ushobora kuyisanga no muri metero 100 akakubona ugenda n'amaguru ngo urundi rugero none se iyo turi gusoza nk'umwaka cyangwa hari ikindi gikorwa kirimo umukuru w'igihugu uzgo kibera muri convention parikingi iri mu nteko no kuri TV10 ba bantu zibagenda mu zabo do parikingi abari ku nteko RDB na TV10 nukuvuga ngo abantu imodoka z'abantu ku giti bazisigaho aida bakagenda n'amaguru bajya muri convention cyangwa bakagenda na kwasteri nanjye ngurugero se yego ejo bundi turi muri president outreach yego yabereye hano Simurare nara imodoka z'abantu basanzwe twaparikaga kwa Nyirinkwaya pana kwa Nyirinkwaya handi hirya hitwa gute yo Kimironko hirya hamwe reba aho Pax Express kwa Rwahama kwa Rwahama hanyuma twaparika kwa Rwahama tukagaruka hino muri arena hagiye kubera igikorwa ubwo rero nkuko wavuga shahari n'abapolisi beza rwose ubwo rero nuko hagira ubirakariramo ngo naparitse kure iyi imvura igwa buri wese ari kwirwana hagashaka umutaka cyangwa bakayibaha ariko ntabwo ari hahandi uvuga ngo aho mparitse aho nicaye ndi muri metero zingahe z'imodoka yanjye biterwa n'igihari n'uburemere bw'umunsi ugezweho yego so nibyo ngibyo rero reka tubashimire iminota ntabwo idukunde dufite indi topic iri very hot tuzabaganiriza twagombaga kuganiriza ariko twumvise iki kiganiro ari igifute reka mu cyumve cyose tutakivangiye ubwo biganiro n'ubundi hangaha nakagaruka